nguhaye ikaze kandi nagushimira uwamaze gukora subscribe, like, share ndetse na comment, ariko nshishikariza nawe mushyashya utarabikora kubikora kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa na gahunda zitandukanye Bwakeye TV News ikugezaho. Amakuru ngiye kubagezaho rero atandukanye bavuga uyu munsi ni amakuru ajyanye n'intambara iri kubera mu gihugu cya Congo, aho ingabo za leta ya Congo FARDC zihanganye n'umutwe w'iterabwoba M23, dore ko n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis mu ruzinduko arimo ruri kubera muri Afurika. Congo itahwemye kugaragaza ikibazo ivuga ko u Rwanda ariko nyirabayazana intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Congo. Kuri uyu wa kane Agence France Presse nibwo yatangaje ko hari raporo impuguke za Loni ku bibazo by'umutekano wa RDC yabonye yemeza ko u Rwanda rwafashije umutwe wa M23 mu ntambara imazemo iminsi n'igisirikare cya Congo FARDC. Ku byerekeranye n'ikibazo cya Congo, kubikomeje kwegeka ibibazo ifitanye na M23 ku Rwanda, ivuga ko u Rwanda rutera inkunga kandi rufasha umutwe wa M23. Amakuru nkesha igihe.com ni amagambo yivugiwe na nyir'ubwite, ni ukuvuga umuyobozi mu bya gisirikare wa M23 General Sultan Makenga yahishuye byinshi mu kiganiro cyihariye. Yagize ati guverinoma ya Congo yahisemo ibinyoma kugira ngo irengere cyangwa ishakire impamvu gutsindwa kwayo. Inkunga zacu ziva muri guverinoma, ntabwo ari ahandi. Ariko buri gihe ari umuntu uharanira ukuri, iyo ari umututsi cyangwa umuhutu, ngo ni u Rwanda, ngo ni Uganda, ariko cyane cyane u Rwanda niyo kamere yabo, ariko kuri kuzatsinda. Ayo ni amagambo yatangajwe n'umuvugizi mu bya gisirikare General Sultan Makenga, avuga ko nta hantu na hamwe umutwe M23 uhuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Ndagushimira uwamaze gukora subscribe kuri Bwakeye TV News, ariko nawe utarayikora nyamuneka uyikore kugira ngo ujye ukomeza kumenya amakuru atandukanye tukugezaho umunsi ku munsi muri politiki, imyidagaduro, siporo. Iyi ni Bwakeye TV News.